ariko se kwa umuhanda hari cyo bitwaye. N'abakora muri VUP mu kagari ka Nyabigoma mu murenge wa Kinigi ho mu karere ka Musanze bavuga ko nubwo mu minsi yashize amafaranga bahembwaga wasangaga bagirira akamaro, gusa ngo muri iki gihe ibiciro byagiye bizamuka ku masoko usanga bibagora cyane bakurikije nayo bahembwa. Kuri ya mafaranga atugira akamaro cyane, ariko ikibazo gihari nyine ibiciro byarazamutse. Gute biba ibiciro no kuvuga ngo ngaha mu Kinigi hari nk'igihe nkanjye nk'amafaranga cyane cyo nayakoresheje, nari mfite umunyeshuri wiga noneho yamfashije kubonamo nkajyamo ibikoresho by'umwana ashobora kuba yajyana ku ishuri. Ubwo rero hari n'igihe ibikoresho nabyo usanga byazamutse, kuko ubu ngubu ibintu byose ugiye kureba usanga byose byarazamutse. Mukabona yakongerwa, tugize amahirwe akongerwa byadufasha tukarushaho kwiteza imbere. Ayo mafaranga dukorera nuko isho byazamutse ari makeya. Gute nk'ubu ngubu nk'ituma twarigwa nka 30,000 none ukubona tumugeze nka 50,000. none ataramutse yongerewe ayo mukorera ku munsi niki byabafasha? Byadufasha kwisumbura kuzamuka. Mu minsi yashize wasangaga amafaranga yatugeragaho bijanye n'ibiciro byari biriho, ugasanga amafaranga ari kugenda tugira akamaro, ariko ubu ngubu ibiciro byariyongereye kuko mu by'ukuri umuntu ari kugera ku isoko agasanga ibintu byariyongereye, yaba n'ibirayi n'akabuto k'ibirayi ntibasha kubibona nk'uko bikwiriye. Hanyuma ubwo ukaba usaba iki? Twasaba kugira ngo babe batwongerera nko ku mafaranga bikurikije nuko ibiciro byo ku isoko bimeze. Kugeza ubu abakora muri VUP mu gice cyo gutunganya imihanda bahembwa ibihumbi 15 ku kwezi. Rwahama Jean Claude ushinzwe imibereho myiza muri Roda agaragaza ko uko ubushobozi buzagenda buboneka aya mafaranga azagenda yongerwa, ngo dore ko kugeza ubu aba batunganyaga imihanda mbere bahembwaga ibihumbi 10 ku kwezi, ariko ubu yabaye 15. Byo turagitekerezaho ko twese ku masoko turabona uko bihagaze, twaranabitangiye kuko mbahaye n'ingero hari amafaranga twongereye abangaba mwigeze gusura bakora imirimo yoroheje, ubundi twajyaga tubahemba ibihumbi 10 ku kwezi, ariko ubu twarazamuye tugira 15. Ni ibintu bisaba rero gushyira imbaraga mu gushaka ubushobozi, amafaranga yaba leta cyangwa n'abafatanyabikorwa bayo, kugira ngo dushake ubushobozi bwatuma twongera ayo mafaranga tugenera ibyiciro bitandukanye ku buryo byatuma bihuta mu kwivana mu bukene. Kugeza ubu muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2023-2024 gahunda zo kurengera abatishoboye zirimo na VUP ku rwego rwa Roda zimaze gutangwamo miliyari zirenga 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.